Tekereza ubaye uhagaze hasi y'inyubako ariko wareba hejuru ukaba utabasha guheza ngo urebe isonga y'iyo nyubako, kandi nyamara uri munsi y'inyubako neza. Hejuru yawe hari inyubako ifite uburebure bwa metero 828, ubwo ni ukuvuga ufashe City Tower yo mu Rwanda ukayigerekeranya inshuro 9, ibaza ubwo burebure. Ni ndende ku buryo abantu bari hasi bashobora kureba hejuru ariko ntibabone igice cyo hejuru, ahubwo bakajya babona cyazimiye mu kirere. Ariko nanone ikibazo gikomeye si uko ari ndende cyane, icyo ni ikintu dusanzwe twumva cyane. Ikibazo gikomeye ahubwo kiragira giti: ni gute abantu bashoboye kubaka inyubako nk'iyi hagati mu butayu bwa Dubai, ahantu hari hashyushye bikabije n'umuyaga mwinshi washoboraga kuba wayihirika, ariko bakabasha kuyihagarika ino nyubako ndende ahoza ari ubutayu. Kuri ubu habaye umujyi uteye ubwoba. Uyu munsi ni izi minota mikeya cyane dutembere turebe amateka ya Burj Khalifa, inyubako imaze imyaka myinshi ifite agahigo gahambaye ku kuba ndende kurusha izindi zose ku isi ya rurema. Naho njye nk'ibisanzwe ndi kwibuka Longe, naho ino yo ni Kendall Dogs Empire. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Ikaze. Ino nyubako y'akataraboneka mbere yuko iba ikimenyetso cya Dubai, Burj Khalifa yari umushinga munini cyane uhambaye, ariko nyamara wari uri mu bitekerezo. Kubaka byatangiye mu mwaka wa 2004, umushinga wari uyobowe na sosiyete ya MR Properties. Ino yari sosiyete ihambaye muri uno mwaka ndetse na n'ubu ngubu. Igishushanyo mbonera cy'ino nzu cyakozwe n'aba bantu bakurikira bakomeye cyane, bari abahanga muri ibi ngibi, ndetse na n'ubu harimo Skidmore, Owings ndetse na Merrill. Kandi umwe mu bantu bakomeye muri uno mushinga yitwaga Adrian Smith, ariwe muntu wari usa nk'uyoboye uno mushinga wo kubaka ino nyubako ndende. Yemerera ngutembereze nkwereke buri kimwe cyose gisa nk'igicanganye kuri ino nyubako. Abashakashatsi bagombaga gukemura ikibazo gikomeye cyane, aricyo iki gikurikira kivuga giti: ni gute wubaka inyubako ndende cyane ariko igakomeza gahagarara neza n'ahantu bidashoboka ko yahagarara. Nk'uko benshi muri twe tubizi, inyubako kigenda izamuka ijya mu kirere, ntabwo uburemere bwonyine aribwo buba ikibazo kuri, ahubwo n'umuyaga uba umwanzi ukomeye ushobora kuyihanura ikayitereka hasi. Ni nayo mpamvu Burj Khalifa itubatse n'inkingi imwe gusa igororotse, ahubwo harimo inkingi nyinshi kandi zigiye zibusanya kugira ngo inzu ibashe kuba yakomera. Imiterere yayo kandi igenda igabanuka uko igenda izamuka. Muri make umubyimba wo hasi ntabwo ungana nk'uwo hejuru, kandi uburyo bw'imyubakire bakoresheje bwiswe Buttress ko wabufasha kugira stable cyangwa se gutuma iguma ikomeye ihagaze neza, umuyaga utakora. Mu gihe yubakwaga kandi abantu benshi bibazaga niba uyu mushinga uzagera ku musozo, ndetse na ba nyirawo bari bafite ubwoba yuko bashobora kuzahomba mu gihe yaba yisanze hasi ino nyubako. Ariko inyubako yakomeje kuzamuka gahoro gahoro. Ino nyubako yagendeyeho sima nyinshi cyane, bameneramo beto munsi yayo kugira ngo babubake umusingi wayo ndetse no mu mubiri wayo wo hejuru. Mu by'ukuri hifashishijwe hafi 330 cubic meters za concentrate cyangwa se z'amasima agiye atandukanye ya beto, ndetse n'ibihumbi byinshi bya tons za steel cyangwa se ferrobeto zigiye zikoze uwo musingi wabo. Gusa mu myubakire y'ino nyubako hari ikintu gicanganye kandi kitumvikana neza, ariko bano bahanga barabikoze cyane. Ni gute sima cyangwa se beto yashyirwaga gute mu musingi mu burebure bwa metero 600? Ibaze nawe kumena beta aho ngaho, kuko ino nyubako kugira ngo ikomere cyane ifate ku butaka, babanje gucukura umusingi bajya mu bujyakuzimu metero ndende cyane zikabije. Muri iki gihe kugira ngo ino gahunda ikunde yo kohereza beto munsi mu butaka kure cyane, abubatsi bakoresheje uburyo bwo kuyipompa mu miyoboro miremire cyane cyangwa se amatiyo agenda yoherezayo. Mu gihe kandi yubakwaga sima cyangwa se beto ya pompwe igera kuri metero 605 hejuru y'ubutaka. Mu by'ukuri mu gihe ino nyubako yubakwaga kandi beto bayipompa mu nkingi bari barubatse ndende cyane zipima metero nyinshi, bagashyiramo sima kugira ngo babanze bamene beto y'iyo nyubako. Mu by'ukuri icyo gihe kandi cyabaga ari agahigo gakomeye cyane, kubera yuko nta wundi muntu wari warigeze abigerageza. Kandi uko inyubako yazamukaga ni nako ibibazo byongeraga byo kuba yakisanga ku butaka yose. Mu by'ukuri ubushyuhe bwa Dubai bwari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko iyo beto yashoboraga kuba yakuma vuba cyane, kandi nyamara yahitaga yiyasa. Byasabaga rero guhozaho amazi ahoraho. N'umuyaga wari ikibazo gikomeye, kubera yuko Dubai yahoze ari ubutayu, ndetse no gukomeza gukora ibice byose neza ku nyubako ndende gutyo byasabaga ubuhanga budasanzwe kandi buhanitse. Ni nacyo cyatumye abahanga hirya no hino ku isi batumizwa kugira ngo uno mushinga ugerweho. Gusa mu mwaka wa 2007, ubwo birumvikana hari hashize imyaka igera kuri 3 yubakwa, Burj Khalifa yari igeze kuri niveau 141. Mu by'ukuri icyo gihe kandi yari imaze kurenga inyubako zose zari zarageze ku butaka kuri icyo gihe. Ariko abubatsi ntibahagaritse kuyubaka, ntabwo bigeze barekeraho, barakomeje barayizamura, bazamura iyo nyubako. Naho mu mwaka wa 2008 yageze ku magorofa 160. Hanyuma mu ntangiriro z'umwaka wa 2009 isonga ryayo rishyirwa ku mwanya waryo wa nyuma. Mu by'ukuri bashyiraho umunara mujya mubona.
Burj Khalifa yari igeze ku burebure bwa metero hafi 828. Burj Khalifa icyo gihe yari igeze ku burebure bwa metero hafi 828, nk'uko natangiye mbibabwira no gufata City Tower yo mu Rwanda ukayigerekeranya inshuro zigera ku 9. Icyo gihe isi yari ibonye inyubako nshya yari itandukanye n'izindi zose zigeze zibaho mu mateka y'isi. Ariko reka twibaze iki kibazo, kuki umuyaga utigeze uyihirika mu by'ukuri kandi nyamara umuyaga mwinshi wagahiritse inyubako nk'iyo ngiyo. Burj Khalifa ifite imiterere yihariye yayo, iyo uyirebye hejuru yayo ushobora kubona ko ifite isura imeze nk'indabo ifite amababi atandukanye atatu. Iyi shape ntabwo ari decoration gusa, ahubwo yagenewe gufata inyubako guhangana n'umuyaga mu by'ukuri, kugira ngo umuyaga utazajya ujya mu cyerekezo kimwe ahubwo ujya mu byerekezo bitandukanye. Gusa kandi uko inyubako izamuka ibice byayo bigenda bigabanuka kandi bigahinduka ku buryo bugaragara umuyaga ku buryo utabikoraho cyangwa se ngo uyihirike. Ibi byose abahanga batekereje kandi bikaba bifasha ko umuyaga wayoba pressure yawo ntige ku hantu hamwe gusa ku nyubako yose, ahubwo ikaguma iri kuzenguruka. Mu yandi magambo, Burj Khalifa yubatswe kugira ngo yemere umuyaga kuyinyeganyeza gato gato ariko ntuyisenye muri makeya. Tuvuye gato ku myubakire, Burj Khalifa ntabwo ari umunara gusa wo kurebaho, ni n'inyubako kandi irimo ubuzima bugiye butandukanye. Harimo amazu yo gukoreramo offices cyangwa se ibiro bigiye bitandukanye, restaurant ndetse na Arman hoteli ihambaye cyane, aho champagne igura miliyoni 24 z'idolari, ndetse kandi abanywereye muri iyo hoteli bamutuvungukira twa zahabu bitewe n'amafaranga bafite. N'ibyo bidahagije kandi bikururana ba mukerarugendo kuko hari ahantu hejuru cyane abantu bajya bakareba hejuru cyane basumba izindi nyubako zose bakabyishimira. Observation decks zayo ziri ku rwego rwo hejuru biteye ubwoba, aho umuntu ashobora kureba umujyi wa Dubai wose uri hasi nkaho ari ikarita gusa muri makeya, kubera ko ino nzu isumba izindi nyubako zose. Hari n'ikindi kandi gitangaje, kuri level ya 76 cyangwa se kuri nivo ya 76 hari swimming pool cyangwa se piscine yo kogeramo iri hejuru cyane mu burebure burenga metero 270 irimo amazi ku buryo kandi uba woga ureba hasi. Kandi kubera uburebure bw'iyi nyubako hari n'ibintu bidasanzwe byinshi birimo bisanzwe bihindagurika. Urugero, abantu bari hejuru cyane bashobora kubona izuba rimara akanya gato kurusha bari hasi kubera yuko baba babona bari hafi yayo. Ikindi wamenya kandi, kuva ino nyubako yafungurwa ku mugaragaro ku itariki 4 Mutarama mu mwaka wa 2010, Burj Khalifa yabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye bya Dubai, ari nabyo biranga Dubai. Ifite amagorofa menshi, elevators nyinshi kandi zigenda ku muvuduko uhambaye, ndavuga ascenseur, kuko kugira ngo ugere hejuru byagutwara umwanya munini babaye badashyizemo ascenseur zihuta, ndetse n'ibirahuri byinshi by'ibyuma. Iyo tuvuze ibirahuri by'ibyuma jya wumva bulletproof, anti-balle, ikirahuri gikomeye cyane kurusha ibindi, ndetse n'ubuhanga bwihariye buhanitse bwakoreshejwe kugira ngo ibe stable cyangwa se gume hagaze nizigera ihanuka. Ariko nanone agaciro kayo nikagarukira ku burebure bwayo gusa, ahubwo yahindutse ikimenyetso cy'uko ubwubatsi bushobora guhindura isura y'umujyi mu by'ukuri, kuko kuri ubu ni itara rya Dubai. Hari n'izindi nyubako nyinshi cyane, ariko iyo ugeze kuri iyi ngiyi zose urazibura. Kandi kugeza muri uno mwaka wa 2026 Burj Khalifa iracyari inyubako ndende kurusha izindi zose ku ino si ya rurema. Burj Khalifa yatangiye nk'igitekerezo gusa, abantu benshi bibazaga niba koko izashoboka bitewe n'uko byumvikanaga nk'ibidashoboka. Bamwe bagira bati bano bakire bazashya nibaramuka bashoyemo amafaranga yabo. Gusa ikindi ukwiye kumenya, dufite ku isi 4/4 by'ibikoresho by'ubwubatsi, muri byo 1/4 kibereye muri Dubai gusa, naho isi yose tugasigara tugabana 3/4. Mu by'ukuri urumva urwego Dubai iriho mu bijyanye n'ubwubatsi ndetse na tekinoloji iteye ubwoba. Dubai usibye n'ibyo gusa ni imwe mu mijyi iteye imbere cyane, aho umupolisi wayo ashobora kubyuka agiye kugenda mu modoka ya miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Muri make urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Burj Khalifa kandi ni inzu idasanzwe ku ino si ya rurema, ariko nyuma y'imyaka yubatswe kandi yubatswe n'amamashini menshi, yubatswe n'amabeta ateye ubwoba ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'amaferabeto ndetse n'ubuhanga buhambaye bw'abahanga, iki gitekerezo cyahindutse inyubako ifite uburebure bwa metero 828. Kandi ikibazo gisigaye muri aka kanya ni kimwe gusa: ese Burj Khalifa izamara igihe kingana iki ikiri ku mwanya wa mbere nk'inyubako ndende ku isi kurusha izindi zose? Gusa niba ushaka kumenya izindi nyubako ndende kandi ziteye ubwoba zihambaye n'ibizigize ndetse n'izindi documentary zisobanuye ibisa nk'ibicanganye kuri ino si ya rurema, kanda subscribe kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kendra Docs Empire, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva ukundi. Nonge twabanye nk'ibisanzwe, nitwa Kwibuka Lonje. Noneho nawe umusozo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.